munyemerere tunyarukire no mu mahanga hari abo turi kumwe kuri site ya Poland. Indangamirwa mu nkomezamihigo n'umuranga w'u Rwanda n'aba ku isonga mu kurushakira imbuto n'amaboko. Aho nihoho. Karibu mwatugezaho nk'ibitekerezo cyangwa ibibazo bibiri kugira ngo twakire n'abandi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubashimiye ubutumire bwanyu muri iyi nama ya 19 y'igihugu y'umushyikirano. Nkuko mubitwemereye, reka twakire ibibazo bibiri. Hano na hano. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye ni Sine Delice, nkaba ndi umunyeshuri mu mwaka wa 4 muri kaminuza yitwa Medical University of Silesia hano muri Poland. Dumwe mu banyeshuri bigaga muri Ukraine, tuvayo duhunga kubera intambara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere mbashimire cyane mu ijwi ryanjye bwite ndetse n'irya bagenzi banjye twavanye muri Ukraine, ubu tukaba twigana muri medicine. Twanyuze mu bikomeye. Murakoze. Twanyuze mu bikomeye, ariko inzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu zatubaye hafi, cyane cyane Minafete hamwe na embassy yacu y'u Rwanda hano muri Poland. Baraduhumurije, baradusanganiye ku mupaka wa Ukraine na Poland, badufasha muri byose ndetse badufasha no kuba twasubira mu Rwanda tukitabwaho. Kuva nkiri umwana nifuzaga kuba naba umuganga. Intambara ya Ukraine ibaye tugahunga, nari nzi ko birangiye. Mwatugaruriye icyizere kubw'ubudasa bw'ubuyobozi bwanyu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, embassy yacu y'u Rwanda muri Poland yadukoreye ubuvugizi, tubasha gukomeza amashuri. Byari bigoye ariko byarashobotse. Byose nimwe tubikesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse kubw'ubuyobozi bwanyu bwiza n'ubudasa. Turi abanyeshuri ubu ngubu 6, 4 muri twebwe tugeze mu mwaka wa 4 muri medicine, abandi 2 bari mu mwaka wa 2. Nyakubahwa Perezida, kandi tukaba twiga neza, tukaba dutsinda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo cyonyine ubu ngubu dufite nuko amashuri ahangaha ahenze cyane, ubwo akubye inshuro zigeze muri 3 ayo twishyuraga muri Ukraine. None nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twabasaba inkunga cyangwa inguzanyo cyangwa se scholarship, uko yaba ingana kose byadufasha gukomeza kwiga neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere kandi mbe natanga inama. Bavugana ku musozo. Gana ku musozo. Urakoze. Okay, sinarangiza ntatanze inama kuri bagenzi banjye twiganaga muri Ukraine tugahungana, kuko hari bamwe bari Burayi bahagaritse amashuri, bakora uko bashoboye. Nabashishikariza ko bakora uko bashoboye bagakomeza kwiga. Soza nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashimira cyane ku bw'aya mahirwe mwampaye, kandi nkaba niteguye gukorera igihugu cyacu cy'u Rwanda no gutanga umusanzu nk'umuganga mwiza maze kurangiza amashuri. Murakoze. Ukurikiye akoresha umwanya mutoya kugira ngo twakire n'abandi. Murakoze. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, koze ku ijambo. Nitwa Pascaline Mutoni Habimana, nkaba nkora muri recruitment muri banking. Igitekerezo cyanjye rero nuko nkuko twabonye ko Rwanda Day yagarutse, twifuzaga ko hazabaho career fair nini ihuza abakoresha ndetse n'abantu bashaka akazi. Hanyuma nyuma y'uko career fair ibaye, hakaba hajyaho uburyo bwa platform cyangwa database ijyaho abantu bari muri diaspora bashaka gusubira mu Rwanda gukora. Hanyuma iyi database ino database igafasha guhuza abantu, niyo haba hatarakaza ako kanya hakaza akazi mu minsi izaza, babantu bakaba baba contacted, bakabona izo opportunities mu rugo. Hanyuma bizadufasha kongera umubare w'abadiaspora bataha, ndetse bikemure n'icyo kibazo Minister of Health yavuzeho cy'uko
hari abaganga bakenewe, hari nk'uko tubyumvisha hano hari abari kwiga medicine, byadufasha guhita baba connected kuri hospitals zikeneye abaganga. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twari dushishikaje kwakira Nyanza, Burera, nabo mu bitwemereye twabakira tukagaruka muri iki cyumba. Murakoze. Nyanza. Murakoze, nitwa Mukamana Renata, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyanza mube muretse gatoya. Ibyiza, nuko twabanza tugasubiza ibyo bari bamaze kutubwira cyangwa kutubaza ba Poland, ngira ngo Minisita wa Health yabisubiza biriya by'abanyeshuri biga medicine cyangwa ariko reka bisubize byose hamwe. Iby'abanyeshuri byo nta kibazo gikwiye kuba kiriho, leta izabikemura nta kibazo. So ngira ngo Prime Minister na Minister of Education na Minister of Health, icyo kibazo gikwiye gukemurwa, ntibazagire unanirwa amashuri kubera ko yabuze, keretse nibabura ubwenge gusa naho, ariko batubwiye ko bigenda neza, igisigaye ni icyacu. Yes, murakoze Your Excellency. Ubwo mwari mugarutse kuri icyo twagaruka hano bakabisubiza n'ibindi bari babajije tukabona ko dukomeze ku masite. Murakoze Your Excellency. So Nyanza, reka twakire namwe ibitekerezo cyangwa bibiri twihuse dukoresha umwanya neza. Murakoze. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mukamana Renata, naturutse mu murenge wa Kibirizi, akarere ka Nyanza. Nkaba ndi umuyobozi wungirije muri koperative y'abahinzi b'ibigori ikorera mu gishanga cy'Akanyaru. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abahinzi barabashimira uburyo mudahwema kubafasha kwiteza imbere mu buhinzi, mubaha nkunganire. Ni ukuri Nyakubahwa, ubu twiteza imbere mu buhinzi, nta nzara iri mu gice cy'amayaga. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira icyanya cya Rwabicuma cyuhirwa mu butaka bw'igasozi. Abahinzi babashije kwiteza imbere, bageza umusaruro wabo ku isoko uko bikwiriye, ndetse bakagemura no mu mahanga. Abahinzi b'akarere ka Nyanza barabashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Twabasabaga ko rero mwadufasha no gutunganya igishanga cya Mwogo kiri hagati y'uturere tune, akarere ka Ruhango, Nyanza, Huye na Nyamagabe, kuko barahinga bakabasha gutwarirwa n'umwuzure igihe cy'ibiza, bakaba nabo bifuza ko mwabatunganyiriza igishanga Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Tukaba tunabasaba igice cy'amayaga, ni igice cyera cyane ariko dukarirwa n'izuba, tukaba twabasabaga ko natwe mwadushakira icyanya cyuhirwa mu butaka bw'igasozi. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane. Kurikirana warase ku ntego. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Byiringiro Dieudonné, umuyobozi wa koperative abahuje umurimo ihinga ibigori. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu myaka yashize kugera mu mujyi wacu wa Nyanza byari bigoranye cyane, kwa ko wasaga imihanda yaho yose mu gihe cy'imvura ari ibyondo, mu gihe cy'izuba ari ivumbi. Ariko turabashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yuko uyu munsi imihanda yose iri mu mujyi wa Nyanza yose irimo kaburimbo, ku buryo yagiyeho n'amatara, ku buryo na siporo tusigaye tuzikora n'injoro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tukaba tunabashimira ku muhanda uduhuza n'akarere ka Bugesera, mwatwemereye ukaba warakozwe, tukaba waratanze n'akazi ku bantu benshi. Ariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nubwo bimeze butyo, turacyafite imbogamizi mu mirenge y'ibyaro, ahari imihanda itabasha kuba mizima, bigatuma umusaruro w'ubuhinzi utagera ku isoko uko bikwiriye, cyane cyane nko mu gice cy'imirenge y'amayaga. Soza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu ntambwe idasubira inyuma, twifuzaga ko hagumye kutuba ku isonga, tugakomeza
uteza igihugu cyacu imbere. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. murakoze